Mwiriwe neza abantu banje bakristo bene data. Naje nka cyumuringa nje kubabwiriza amagambo agira ati Shatani nagari muri litiro y'amavuta nabwo ari muri fagitire. Kubabwira ngo musenge Imana nimutayisenga murashya murarimbuka. Ngiye bibabwira ndi cyumuringa pasiteri. Ibyo mvuga mbihagazeho n'amaguru yanjye yombi. Ndabeshya se wapi? Umva se ngo baze pastor. Sibyo urusaku uri guteza hano muri quartier yacu. Ubundi Satani uri kuvuga cyane politike y'ibiciro. Ceceka. Yesu nigeze yitwara nk'umukoro n'ibiciro. Uranyumvira? Kamwebwire. Mwebwe muzashya. Bakanguye imbwa za quartier zose ubu ziraje zimoke. Wakikomereje wakitaye ukajya kwishakira imibereho byo kuza kunoburira nta kintu nakumariza. Ahubwo akamwereke umurangira akazi. Urumva? Reka ngubaze. Ubonye umurangira akazi. Kamanze ngubaze. Ikintu cya mbere we nakubonye. Urumva? Uri umuntu utakishijwe birakugaragara? Mbere na mbere kuvugana na pastor ugomba kuba ukijijwe. Nk'umungiye nasizwe amavuta wowe ufite umwera. Turavugana ikibo. Ufite umwera n'indere bikote wambaye n'ibyo nambaye bihuriye. Umwuka. Tugomba kubabwira nyine twambaye ibintu twikwije. Uko n'ukwikwiza. Ahubwo mwebwe mwambaye tubafashe. Ufite umugore. Yewe se? Pastor cyumuringa ufite umugore. N'abana. Bana nako ndabagiye ko ufite umugore. Umugore aricaye ngo mfite umugabo. Pastor wambara rinete z'umurimbo se. None se. Ariko se Shatani bavuze. Wenda gusengera. Mva banze nkubwire wa mugabo. Ngiwe cyumuringa maze imyaka irenga 15 muri kano kazi. Amavuta ndi nayo. Ngenda guhanura nagutwi ko ye washya. Urabyemera nagubyemera. Sanze niturishe wakikomereje nayo nkikomereza. Bondi ndakwigisha Bibiliya ni ebyiri. Ari Bibiliya ya cash na Bibiliya ya transfer kuri momo. Urashize none. Noye. Ngeze Bibiliya zose nasomye. Na hamwe nigeze mbona Yesu yigeze yandika muri Luka. Ngo Bibiliya ngo ya momo ngo ibiki n'ibiki ntabwo ibyo bibaho. Ahubwo wa pastor yeva ushaka imibereho tugufasha. Sintu byoroshye. Nuko Luka ni muganga se cyangwa ari agent ya momo. Umva bamurayo sha. Nimba ushaka gukizwa ntungone. Umva. Namukira bura amafaranga abura icyifuzo. Tanga 500 ubone viza yo kujya mu ijuru amasoro. Kizo. Ari tukizijya mu ijuru. Sayisa zijya mu ijuru n'izaba ari miliyari niyo watanga ubwo buzima bwawe. Nta tikijya. Kandi urashye. Ndagusengera kirane kikurimo kigushemo wakigodiwe. Ako kantu ni kabi. Ku rugendo wagicucu. Ahubwo niba uri umupasiteri muzima ahubwo uzadusengere ibirakasi bizashira urumva aho uje gukiza ama account ya bank wamusengera. Wabonye imodoka iciyeho ubona Shatani uciye muri Katipurari. Ega nakubwiye ibyo birinete wambaye irase ni Katipurari iciyeho cyane uruto rwabuze rwashaje waruma. Imodoka yashajemo nubibona. Tegura amavuta yera tuyishyiremo turebe kari cyashye. Kandi amavuta yera nayandi na amafaranga. Yama inka data turashize none. Cyane muri ureba ukuntu beze. Wese ugira imodoka? Numfate. Nyine wowe ugira imodoka. Cyangwa ushaka amavuta yo gusiga kuri izo nkweto. Izo nkweto zawe zashaje. Ya. Ahajya ikimuri. Iki? Ikimuri. Ega yabivuze bafite akantu kagatoroma. Ahubwo nunsuzugure akantu sawo. Nunsuzugure brother. Ukumagaze n'uwiteka wanyambitse nabona ko nambaye ibintu by'amafaranga menshi nkweto ni zahabu zivaye ikana. Uwiteka nago yambika. Ikana ni he? Uwiteka arambika se? Ambika iki? Ahubwo wowe uvuga ko ushaka amafaranga kugura ibintu use neza. Usirimu. Urafite amafaranga tuvugishije ukuri. Ese ngira urabona nsa n'umuntu utayafite. We bikote nambaye byo. Ni mwe nakugiriye. Undi nakawe nago njya mbwiriza abantu bameze gutya babakene nako umuntu ubona ko bitamurimo. Oya amagambo yubaka etaje subize se. Yabye n'ukuntu se usa n'akantu kabuze. Usiko naguhanisha Imana nsa nk'agaki. N'akantu kabuze. Byonyine wo. Shatani ntabwo ujya umva ko abantu buganga bafite direct. Ushaka kubura Shatani tutamize. Ndi kukumva ngiye subiramo. Shatani. Ni ibiremwa by'Imana yashizeho. Nyine Shatani. Cyane nkamwe. Sako nzi cya Satani kubera ko ari inkozi bibi nago zi kumuvuga. Simukurana. Tudukorana. Ngewe ndubona korana nawe. Uziko watuma nikoza yajya none gusengera ngahita ngutu kwa misore. Sengera bidemoni bimvemo ndebe. Sengera n'ufite imbaraga. Izaba y'inkweto. Ni inkweto yavuye kandi Imana yanyorereje. Muze nge mbabwiriza meze neza mwabicucu. Ubu ngo abana n'undi muntu yambaye meze gutya. Bayita intahiya. Intahiya cyo bishata kuvuga. Umva twumvikane rero. Ntabwo nginje njya guha muri boutique. Ibi ni ibyiza Yesu yamaye n'ibyiza Imana yamaye. Gaturebe inyuma. Ayo mu pastor wowe n'uwaye. Ibyo bintu byose uvuze biramutse ari ukuri.
twaba tumeze n'abari gucuruza imana na fanta cyangwa n'ibiraha ni ibintu nyine ducuruza ibi ngibi bigiye bihendutse ukuntu mvura nkubwire pastor ujye umenya gutandukanya ibihe bya kera n'ibyahise ubu ngubu turi mu bihe bya nyuma sibyo hari abapasiteri b'ukuri bakorera imana ahubwo bameze n'umupasiteri ukorera umushahara cyangwa ukeneye ukabaho kandi bo bameze naho ngo bakeneye uko babaho nyine bari gukorera umushahara koresha kode 1445 ubone promotion y'imigisha umugisha uza ku mutima nagaye kuri simukade muvanye pastor ndabona data spirit yanyu mwarayujuje bando ya business sibyo